Yes, nongere ngo ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu ku Butare Media ni YouTube channel. Nshimira wowe wamaze gukanda subscribe, nsaba nawe utarabikora ko sliding aho ngaho kuri YouTube ugende ukanda habasiki umutuku utarakanda subscribe, ukande subscribe, ukande kunzogera mu ruhande kugira ngo video zacu zijye zikugeraho. Nzogera ni notification. Yes. Uyu munsi muri video zacu z'ubushize twabonye comment y'umuntu ivuga ngo mwaza tweretse uburyo bafungura Gmail account. Ngira ngo icyo gihe twaberekaga uburyo wishyira mu WhatsApp yawe, tuza kubona ko bisaba na email account. Ubwo nyine umuvandimwe ahita atubwira ko twazabasobanurira uburyo email nayo ifungurwa. Uyu munsi reka manze ngusobanurire icyo bita email. Email ni uburyo bwo kohererezanya ubutumwa buri electronically, ubutumwa buri electronic. Nkaba nafata dossier yanjye nkayikoherereza uri mu rugero uri muri Amerika, nkaba nayikoherereza uri mu kandi cyangwa se uri n'ahandi hantu bitabaye ngombwa ko tubonana, biri electronically bice kuri internet. Yes, email rero hari amoko abiri ya email abantu benshi tumenyereye. Hariho Yahoo, hakaba na Gmail. So uyu munsi ndagira ngo tuvuge kuri Gmail kuko nicyo kintu ni abantu benshi twisanzuyeho. Sanze abantu benshi ariyo bakoresha, ntatinya kuvuga ko ari nayo abantu benshi baba bazi. Gmail rero ni ubwo buryo bwo koherezanya ubutumwa buciye ku ikoranabuhanga ariko bukoresheje systeme bita butangwa n'ikigo cyitwa Google. Ikigo cyitwa Google nicyo giprovidinga cyangwa se gitanga iyo systeme ya Gmail. Google Mail niko ubundi babyita, bakabina bakavuga Gmail. Google Mail rero ushobora kuyikoresha woherezanya dossier, communication, ukoresha uri kwiga nka Google Class n'izindi, ukayikoresha ubikaho dossier yawe, ukayikoresha ubikaho amafoto, ubikaho something, ibindi bintu bitandukanye kuri Google Drive n'ibindi byinshi. Gusa uyu munsi reka twige uburyo wakwifungurira Google account yawe Gmail ukoresheje telefone yawe nta kindi kintu bigusabye. Reka tugende. Uraza ujye ahangaha handitse Google Chrome. Ngwino ufungure Google Chrome yawe. Iyi ngiyi ngira ngo yafungutse, urabibona. Noneho nurangiza wandikemo Gmail new account. Gmail new account, nurangiza searching create your Google account. Yes. Choose a Google account type. Habaho urabona ko baduhitishamo mu moko abiri. Hari for myself, iyanjye bwite, email yanjye bwite, hakaba na email ya business. Ziratandukanye nabyo nzabasobanurira ikindi gihe nzabasobanurira aho bitandukanye. Reka twihute dufungure email yacu. Uraza ukande for myself. Yes. Barakubaza first name, last name. Reka dushiremo amazina yacu. Wizi boy. Last name Gilbert. Urabona bahita bagutishamo. Izi zose ni email ushobora guhitamo. Izi zose ubona ni email ushobora guhitamo zitari zafatwa, cyangwa se ugakoresha iyi ngiyi yindi baba base baguhereza. Then ugahita uza ugashiramo password nayo tuzayivuga ikindi gihe wenda. Gusa ugomba kumenya ko password nziza yizewe igomba kuba igizwe n'ibintu bitatu: inyuguti nkuru, inyuguti ntoya, special character. Ni bine nako, kuko hahita hajyamo wenda n'imibare kugira ngo password yawe ibe yizewe. Nkwereke urugero rwa password yizewe tugiye gukoresha. Yes, reka twandikemo Rubavu. Urabona ko la ari mu nyuguti nkuru, and 1 2 3. Yes. Confirm, kongera ukayishiramo Rubavu and
1 2 3 yes ugakanda he next uhita ubona iyi buto ya next next uhita uyibona ahangaha hasi ni uhita ukanda reka tuhakande dukomeze iti processinga ubwo etape ya mbere ubirangije hano tugiye gushiramo phone number nimero ya telefone kankoreshe yanjye 8 7 6 9 2 6 4 yes hano ugahitamo ukwezi wavukiyemo September day 08 year 1996 gender uhitamo gender ngendimari niba uri umukobwa nyine uzahitamo female niba uhitamo no ku rather no say ushobora no kutabivuga gusa kugira ngo du creating email nziza yizewe uhitamo male ngendimari niba uri umukobwa cyangwa se uri igitsina gore urahitamo female next ongera ukande next urabona ko Gmail barakwereka amabwiriza n'indi mirongo ngenderwaho ya Google Gmail urasoma ushobora kuza ugasoma bakubwira babyita terms and conditions privacy and teams niko babyise ugasoma amabwiriza agenga email uburyo ibintu byinshi nyine warangiza ukabyemeza ugakanda I agree warangiza ugategereza yes urabona ko base batugeza kuri email nta kindi kintu kidasanzwe kibaye ushobora iyo umaze kwegera hano kuri email biba birangiye ushobora kuza ukagira ute urabona ko iyo utarashiraho profile picture inyuguti yawe ya mbere itangiza izina ryawe niyo baba bagize profile picture then ubwo email yacu bayiduhaye ni iyi ngiyi urayibona ko ni Gilbert wizboy@gmail.com then iyo umaze creatinga email yawe urabona ko ushaka waza ukajya kuri ahangaha uri kuri email bisanzwe bakwereka personal information ushaka kujyaho muri make ubu ngubu email yawe wamaze kuyibona ushobora gucustomizinga hitamo n'ibindi bintu byinshi gusa uyu munsi isomo twari tugendereye ndakeka reka tumere nk'abari soreje ahangaha muri make isomo ryacu rirangiriye ahangaha reka nkubwire ko niba uri mushya ku Butare Media kanda subscribe tujye tubana amasomo menshi atandukanye ciao tubonane mu somo rikurikira kandi nkwibutse ko ni ngombwa ko mugenzi wawe nawe yamenya ibi ngibi that why ugomba kumusharinga ukababwira nabo bakazajya baza bagakurikirana amasomo murakoze